gice cyatambutse mu nkuru warahemutse twasize Latina yararimo avugana na Evan yararimo mubwira ko yumva umutima we wahuzwa abantu mbese yumva yaranze buri kintu cyose ndetse n'abantu. Latina yaramaze kumubaza ati se muri abo wanze no muri ibyo byose wahuzwe nanjye naba ndimo? Ese aho yasubije iki? Yarabyemeye nangwa yarabihakanye? Nyemerere n'ubundi inkuru yacu tuyihere kuri aba bombi babiri. Latina abaza Ituze, amubaza ati Ituze babarira umbwira ikintu cyose uri bumbwire ndagishyira mu mutwe wanjye njye nyizirikana, niba ari n'amahoro n'umutuzo n'umutekano ushaka ndabiguha, ariko umaze gusubiza ikibazo nakubajije muri abo bantu udashaka kubona, muri abo bantu wumva wanze, muri abo bantu wumva nyine watamwe, nanjye Latina ndimo. Ivan ariyumvira ati Latina wambaye hafi, iyo bitaza kuba wowe ahari ubuzima bwanjye bwari kurangira wa munsi ubwo bangonga. Iyo bitaza kuba wowe sinari kubona umuntu ntabariza, ubwo uwo nita mama akaba muka data yankubitaga atitaye kuko meze, atitaye ku burwayi mfite, neza nkagwa igihumure. Uriya munsi iyo utaza kuhaba wowe nari hano, ubuzima bwanjye buba bwararangiye, ariko warahabaye. None gute nafata umuntu nkawe wambaye hafi mu bihe bikomeye nka biriya, wemeye kwitanga, amajoro wagiye urara, ukanga kuryama wicaye iruhande rwanjye, byanyeretse ikintu gikomeye. Waremeye uva ku masomo, wirengagiza ko uri ku ishuri uri kwiga, wirengagiza buri kimwe cyose, uremera uraza uba iruhande rwanjye. Nde gute umuntu udasanzwe nkawe nakumva yaba atari iruhande rwanjye? Ahari nuko nkeneye kubanza ngatuza, ariko uri umuntu udasanzwe mu buzima bwanjye, uri inshuti magara, uri uwo nabura ngahungabana, uri uwo ntakwifuza gutakaza. Wabaye aho Tani yatigeze, nangwa se aho atarari, kuko niyari hafi aho. Wabaye aho mama wanjye atabaye, wanyitayeho, ari niyaza kuba akiriho yakabaye ari kugushimira. Ati Evan ntabwo nshaka kumbwira aya magambo kuri telefone, basi mbwira ahantu uri nze nkureba. Tuzi ati ndahantu kure nanjye ubwanjye ntazi.
Martina ati wemereza location ime kuri WhatsApp nta kibazo Ivan agira cyane akamuha location undi yitegura vuba vuba akinjira mu modoka akagendera kuri ya location akajya gushaka Evan tuve aho ngaho twigarukire kwa muganga kuri Dan ndetse na Allen abamaze iminsi kurya byaramunaniye umutima uhagaze ubwoba ari bwose yanamuzanira Joyce ati basi nko kuri Joyce kuva mama wawe yagera hano ntabwo urarya ikintu n'ikintu kimwe urashyira ku muntu ese uragira ngo turwaze abantu babiri uzi ko ntawe ushobora kwisanga neza neza ugiye mu bitaro yaryamye aba yashoboye kuvuga yanezezwa no kukubona utari kurya ugomba gukomera ku bwa mama wawe Allen ari naho gusubiza ararira gusa byose hirwa ababibona abirebera kure ariko ntacyo gukora afite agira cyane kubera agahinda akanitahira agera mu rugo no kuvuga adashaka kuvuga kugera mu rugo asanga Robert ahari na Mira bari aho ngaho baje wabo mu rugo arabaramutse ariko ntabwo aba yishimye wabona bidasanzwe ntibaza hirwa umunsi wagize umunsi mubi akazi ntabwo byagenze neza mwana wanjye ko mbona utashye utishimye byakugendekeye gute batatse ubwo ngubwo akeneye kumuha keya none se siwe mwana muto dufite hano amatireka reka umwana dufite ahangaha mutoya arahari hanyuma ubwo barumuna bari hano ni iki n'abashiki be uyu yarakuze abuzukuru banjye nibo bagezweho uyu naramucyukije ushwariri hano winjiye ahangaha yarakaye ahubwo natubwira hirwa wabaye iki mwana wanjye hirwa ati mama ni mundeke ntabwo meze neza kubera agahinda bafite mu mutima azenga n'amarira mu maso ariko akihagararaho bya gisore bombi bahera ko babona ko biri serious Mira ahera akamwegera akamufata akaboko bagasohoka hanze akamuganiriza avuga ati muramu ati nawe turi inshuti ndabizi ibyo udashobora kubwira Robert nangwa se mama yewe wabimbwiye kubera ko wakundaga Lina cyane kandi nanjye nkaba naramukundaga cyane iteka iyo mbonye mbonamo Lina ndabizi
ndabizi kandi ndanabikubahira ni nayo mpamvu nanjye niyemeje kuba hafi y'uyu muryango ndabizi munkunda nk'uko mwakundaga Lina kano kanya ndi mu mwanya wa Lina basi ndeba mbone mu mushiki wawe wakundaga cyane nurangiza umbwiza ukuri ufite ikihe kibazo ndetse urabizi ko iteka mba ndi hafi yawe wambwira hari umuntu wakurakaje mu kazi se Yozi se yakomeje kukurakarira ati Mira nta kibazo mfite kuri Cyozi ndabizi ko ankunda ari muri konji umutima wanjye uraremerewe ndi kwibaza ese mve kwizima ndekure ese nkomeze mfate numva ngiye gusara ese nuko urukundo rumera ese Mira byigeze byakubaho kubona uwo ukunda ari kugenda agusiga gake gake agenda atari uko umwanze ukumva uracyamushaka ariko akanga agakomeza kugenda umureba ati none se usigaye ukunda Cyozi ukaba waragize amarangamutima yo kumukunda wari kubivamo uri kumbwira ko agukunda cyane ariko kumukunda nyine uri kubyihigamo ngo urebe ko wamukunda bikakunanira ati yewe yasibye ati none se Aleni niba ushatse kuvuga nzi ko ari we ukunda gusa Aleni ko yari umwana muri uru rugo akaba yarakoraga hano Aleni tukaba twaramubuze nta muntu n'uyu n'umwe uzi agacu kiwe nta muntu n'uyu n'umwe uzi amakuru yiwe nta nubwo uri shuwa niba koko wenda ari kugenda gusiga gake gake icyo ufite ibyo bitekerezo biri negative ikindi kandi twaranamushatse ahantu hose twaramubuze ubundi kubera icyo utakikundira Cyozi Aleni ukamwibagirwa ubwo ati Mira Aleni naramubonye ariko umenya aho ari mu maboko y'undi mugabo ati what ati se yarashatse se mwana se ko nzi ko yari uruhinjara kano kanya ako disi nkurikije na life yiwe wambwiye abona disi umuntu wari wamuteye gushaka imburagihe ubwo ati si ibyo muri iyi minsi nagiye kubona mbona bazanye umurwayi urembye cyane urabizi ko ari njyewe ni dogita wa nyuma usuzuma umurwayi ubwo icyo mvuze nyine bakamenya ko ari icyo nagiye kumusuzuma ntazi ko ari mama Aleni nagize nsaba ko banyoherereza umuntu umurwaje akaza tukavugana amubwira ukuntu nyine umurwayi wahagaze uzi ikintu nabonye Aleni mu maso yanjye nabuze icyo nkora n'icyo ndeka ariko nabuze imbaraga zimuhobera nubwo nabikoze
numvaga ntazi ibyo ndimo. Natunguwe no gusanga wari mama Allen. Ibyo byo ntabwo nabitinzeho cyane kuko yari yaranganirije ibyo mama we yananiwe kwiyakira nyuma yo kubura umugabo we ari we papa Allen, uburyo yaje kugira trauma amuviramo kurwara indwara zidakira. Nyuma yo niyo bwo yo yarakize akarwara ibindi birwara. Ariko ikintu cyanunguye kiri kunshengura, nabonye Allen ari kumwe n'undi musore umwitayeho cyane utamuva n'iruhande. Sindabona n'umwanya wo kuganira nawe, ndabura ngo numve ikintu kiri ku mutima we. Uzi ikintu kimbabaza kurenza ibintu byose, njya kuvugisha Allen umuntu akaba ahari. Ikindi kandi Allen nawe agatuje. Kuva mama we yagera hariya mu bitaro, ararya aranywa nyine ameze gutyo pe. Ari aho ngaho just. Narumva namwitaho ariko ngasanga bafite undi muntu umwitayeho. Ati none se umusore bari kumwe uramuzi? Waramwegereye mwaraganiriye? Ati oya. None se urakeka yaba ari iki? Ati ndakeka yaba ari nka boyfriend wiwe. Kumba mbona amureba ukuntu barebana ukuntu. Ati iki nicyo mpfa n'abasore. Ubu wafushye ntuzi ukuri kwa nyako, uri shuwa niba Allen atakigukunda, ubizi neza niba akundana n'uwo muntu, byagutesheje umutwe. Renga ubwoba ufite. Reka nkubwire, niba ukunda Allen ukaba wagize amahirwe ukongera ukamubona, tera intambwe umuvugishe. Uri aho ngaho uri gukeka just ngo afite umuntu yabyatuje akanwa kiwe ngo abikubwire, ni ibintu uri gukeka. Uri aho ngaho uri gufinina wafushye, umutima ugiye kukuvamo. Hejuru y'ibintu utanafitiye ukuri, nta gihamya gihari, iki gusa ni ibintu uri gutekereza. Come on. Nzi ko mfite muramu w'umusirimu utekereza cyane. Kuki wumva wamera gutya? Ikindi kandi inama nakugira, gabanya gufuha. Umwana ntari mu bihe byiza, mama we niba atameze neza urumva nyine ntatuje. Ahubwo urakoze kuba umbwiye iyi nkuru. Never know, ejo bundi ashobora kutubera umukazana akaba abaye mukeba wanjye. Ahubwo buriya ejo nzaza nyine tuze tunamusure, ndabwira na mukecuru tujyane, tuzajyana rwose. Bati ngaho nyumvira, mama uraba umujyana he? Mama ko ntaramubwiza ukuri. Iyo atari ko muramu Allen yavuye muri uru rugo
muntu bashahwanye, nta muntu wamwirukanye, nta muntu wamubwiye nabi. Ikindi yarakundwaga muri uru rugo. So ntekereza ko mama agiye kumusura nta kibazo cyaba kirimo. Humura ntabwo ndi bumubwire byose, ndamubwira ko ari nahari arwaje mama we, tugende tumusure tumube hafi, ndatekereza adafite n'umuntu umugemurira. Abizi muri iyi town ukuntu ibintu biba bimeze, akantu kose ni ukukagura, ikindi tukamuba hafi, ageze hano akaryama akaruhuka. Manywa mba ndi mu kazi akahirirwa, ijoro nkagenda nkamusimbura, nawe akaza akaryamaho, byaba na ngombwa na mama aracyafite agatege, nawe akaza akamurwaza, bikagenda neza. None wowe ibyo witayeho ni amarangamutima yawe, basi nari ushobora gutekereza ngo wite ku mukobwa ukunda. Nabura wowe mwiteho, natanaguhitamo uzicuze kuba utaramubaye hafi muri ibi bihe bikomeye. Ubu arena gukeneye kurenza uko yaragukeneye mu bindi bihe byose byiwe byatambutse. Ikindi cya kabiri, kuri ubu ngubu urukundo ntabwo ari urwo rujya mbere kuri we, ari gutekereza ku mubyeyi we. Remember yatakaje papa we akiri muto, nawe afite ubwoba bwo kubura mama we, so why not utamuba hafi? Rekeraho kwikunda no kwishyira imbere, reke tube hafi y'undi mwana. Ubwo ati niyo mpamvu ngukunda muramo, ubundi wowe iteka ungira inama nzi. Akiri muri ibyo, Rose ahera akamuhamagara, irataha yitaba nyine, kandi yigendere ngaho ni muwe muganira. Ubwo ahera ko yitaba, akumva cyoza ari kurira, arira ni yose. Ahera akamubaza icyo yabaye, undi aho gusubiza akarira gusa, nta kindi kintu akora. Ahera ko yinjira mu nzu bwangu agafata imfunguzo, yinjira mu modoka akajya kumureba. Agerayo agasanga Rose yarize, amaso yatukuye, umutwe umumereye nabi, she's not fine. Bigaragarira amaso, n'uwamureba wese akabibona ko atari fine. Ahera akamubaza, ubaye iki? Amaso aragutukuye, ntabwo utuje, what's wrong with you? Wahawe konji wiyiteho, noneho kwiyitaho ahari n'uri kwitaho, ntabwo uri kwiyitaho. Ni ibiki bitari kugenda neza sweetheart? Cyoza ararira, akamubwira ati hirwa, byonyine no kuba uri kunyita sweetheart ubwabyo biri kundangiza, ubwabyo biri kunesha umutwe. Hirwa, ndumva ngiye gusara, ndumva neza
kuki ngukunda kuri extent, kuki nagusariye, nagerageje kuguhunga, gerageza kujya kure yawe, ariko neza aho bigeze umutima wanjye urananiwe. Singishoboye kwihangana, mva neza ngiye gusara. Uko iminsi ishira niko ndushaho kugukumbura. Iki gihe cyose nari ndi hano nzi ngo nzakwibagirwa, ariko ahari wagira ngo akagahe gato nafashe karakukuma impamvu zo kugukunda nk'umusazi. Sinyiryama ngo nsinzire, bagutekerezaho buri kanya, buri saha, buri segonda. Umutwe wanjye harimo Hirwa. Ese wambaye ibiki? Neza ngiye kuba umusazi. Ese ubundi kuki nisanze ngukunda kuri extent? Hirwa yegera Cyoze akamuhobera, akamuhumuriza. Ati wibabara, tuza. Kuba unkunda nagara amakosa yawe, kuba unyiyumvamo byose si amakosa yawe. Nta kosa ufite. Tuza ati nabura se nabura nkunda. Hirwa ati yego ndagukunda, ariko mbabarira uve muri iyi situation. Ntabwo nshaka gukomeza kubona umeze gutya. Tuve kuri aba ngaba bombi babiri, twigarukire kuri Latina. Abageze hafi yaho Evan ari, ariko yahagera akabona location yahawe imwerekeza mu ishyamba, kandi imodoka ntiri bugere. Iramucanga kandi babutangiye kwira, amasaha ari kugenda akura. Agira atya agahamagara Evan, ariko network zigasa n'izanga. Yinjira muri rya shyamba akagendera kuri location, ariko atari sure neza ko ari bumubone, cyane ko aba ari kwibaza ishyamba se Evan yarigezemo ate? Ese aha hantu mbona hateye ubwoba. Inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha. Ese Latina araza kubona Evan, namubona se arahamusigana ngo baratahana? Undi se natamubona iraza kugenda gute? Hirwa se wemereye Cyoze kamukunda arakomeje ngo aragira ngo amukure muri situation arimo?
ukumufasha ngo asohoke mu bihe harimo se byaba ari byiza kuba yamubeshya cyangwa yakemera kumubwiza ukuri aho kugira ngo amubwire ikinyoma kimunezeza kandi abizi neza ko ari kumubeshya. Imwe mu mitungo Lina yasize ni business ikomeye yinjiriza Maya ndetse na Ali. Ese aho umunsi Evan yamenye ko ibyo byose ari ibya mama we byanditse mu mazina ya mama we bizacura iki? Ese ahazabyegukana ntabwo ntabyo azigera abona? Taniya wiyemeje se kurwanira musaza we mwarabyumvise aho azabigeraho muri warahemutse iracyakomeje byose twibaza ni mu bice bizakurikira. Yewe nitwa Atete urone ngiye yandika kandi ni nanjye wibagezaho.